bagiye kubaka. Let's welcome people who are going to get wedded. Those who want to get wedded. Praise Jesus. We are very happy to be here. Amazina yanje ni Mugisha Bienvenue. The name is Mugisha Benjamin. Fiancé wanje ni Lise Muhimpundu. Fiancé is Lise Muhimpundu. Twishimiye cyane no kubatumira mu birori byacu by'ubukwe dufite. We are glad to invite you on our wedding. Bizabera kuri Excella. It will take place at Excella. Kandi kuza kwanyu. And for you to be with us bizadushimisha cyane. will make us happy. I think I've not forgotten anything. Thank you. Thank you. I'm sorry. The wedding will be at 6 on Saturday next week. May God do. It's called Alex Mtunzi Kasabumbu. The fiancé is called Zahabu Ufite. We invite you to have a wedding on 16th November. Reception and introduction will be at Nyarutarama. Crown Conference. Yeah. Thank you. The holy matrimony will be here. Hallelujah. Hallelujah. Help me to raise our hands and glorify our God. Hallelujah. Hallelujah. May God be praised. We are feeling at home here. 4SQAURE. We love 4SQAURE. Kandi 4SQAURE Bishop nawe ni Bishop wacu kuko duherutse kubana nawe muri PEF ejo bundi. Your bishop is also our bishop. We've been together with him some days back. Turanezero kuko ubukwe bwacu buzabera muri 4SQAURE. And we are glad that our wedding will take place here in 4SQAURE. Nitwa Diedone. He's called Diedone. Fiancé wanjye yitwa Sela Lule. Fiancé is called Lole. Sela. Dufite ubukwe kuri 17 They have a wedding on 17th November. Kandi mudufashe rwose hamwe n'Imana mudusengere umunsi uzagende neza. That day will go well. Kandi turabariraritse mwese muzaze tubane. And I will invite you to come and be with us. Twishimane bizatunezeza Imana baho umugisha. That we may be happy with you. May God bless you. Do good to you. We are very glad for your program. Those who are citizens of Rwanda and are from abroad, being wedded in 4SQAURE, may God bless you in the name of Jesus. Let's clap for them. You know the reason of introducing you. I think you are taught about it. We want to know if you have some other promises you made before you come here, so the church may support you and bless you. We introduce you to the Lord. God, we thank you because of them. Bless them. May your hand be upon them. The preparation they are doing, may you enable them. May you give them money and they may not lack anything. May they be supported in the country and abroad. May your hand protect them. And may you give them to finish their weddings with thanksgiving. They will be back in your house with thanksgiving. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 May you return to your seats. May God do good to you. Have you true hero mwami Yesu? Yesu reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima uramagije Yesu
cyubahiro uramagije Yesu. Oh, haleluya. Muzamura amajwi. Subiramo kandi. Uramagije Yesu. Oh, reka nkubwire ko turirimbane twese no. Oh, uramagije Yesu. Oh, reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. Uramagije Yesu. Oh, reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. Warirekuye utanga ubugingo bwawe. Utanga ubugingo bwawe. Warirekuye utanga ubugingo bwawe. Warirekuye utanga ubugingo bwawe. Kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana we. Mutima wanjye unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye shimwa Mana we. Mutima wanjye unezerwe. Nubwo amagambo yanjye
amagambo yanjye ataba menshi shima Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro yurambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe ibyo yakoze nibyo nishimira yurambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe ibyo yakoze ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe ibyo yakoze ibyo yakoze ibyo nibyo iyo urambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe iyo ibyo yakoze ibyo yakoze shishimira